ndi umwana wo mu muhanda ngora mu mufuka ariko ibintu byaragiye birahinduka Imana ingorera ibitangaza warondoraga ngo ndiba ndi nukuvuga ngo uwo wabonaga wese waramwibaga kuko ntabwo wakibaga umuntu uzi naboneka duhinduke kuko tubona iyo turi kwerekeza ni habi cyane kwirigura kubitwa kwirigura vumwe ugasanga naho unyuze hose ndabagwa n'amazi azi cyane ahubwo benshi banarumiwe aravuze ati musabire yahinduka se ngamwiba neza ku manywa yihangu ndatoboye yagenda areba ahagaze ibye ndacyariho nitwa Musabirema David ngaba nduye mu Rwimanga abanzi neza banzi yuko mu buzima narindimo mu myaka yashize ngo sinabwira byinshi kuri we muraza kwiyumvira ibyababwira ariko mu by'ukuri Imana ihindura amateka pe Imana ikora imirimo n'ibitangaza ntubirebera aha ahubwo ishusho ye ya kera urayumva n'ishusho y'ubu urumva imirimo n'ibitangaza ikora yewe reka nze manze muramutse musaba nabibwire waramutse naramutse amakuru ni meza komera rero hari abantu baba tubwira ngo mbese ngo uyu muntu aracyabaho babwire ko ukiriho ndacyariho nitwa Musabirema David ngaba nduye mu Rwimanga abanzi neza banzi yuko mu buzima narindimo mu myaka yashize narindi umwana wo mu muhanda ngora mu mufuka ariko ibintu byaragiye birahinduka Imana ingorera ibitangaza mbivamo mbo leta ibasha kumfasha kunshakira akazi nkaba ngorera hariya kuri Sebeya mu Migano ndakomeza Imana iramfasha mbana n'abantu neza imibereho irahinduka inzu yo papa yari yaranzigiye iza guhirima imaze guhirima kubera guhinduka kwanjye mu mibereho narindimo leta yaramfashije ibasha kunyubakira inzu nziza ubu ngubu rero ndacyariho ndi gushima Imana yangoreye ubuntu ejo bundi naho Imana ibingoreshereje ka mariage njya mu murenge ndasezerana ibyo nabyo ndabishimira Imana rwose ikomeje kunyitaho gahoro gahoro ubwo Imana izakora n'ibindi nguki ubuzima bwanjye buhagaze Musabirema ati ayisaba ababwira ubuhamya bwe bwose ariko burya hari igihe aba ari amashimwe cyangwa se imvamutima z'umuntu aba afite muri we akavuga ati reka mvuge byose aravuze ati njye nitwa Musabirema abanzi muranzi nari umwana wo mu muhanda Musabirema wabaye mu muhanda igihe kingana iki nabaye mu muhanda imyaka irenze 20 uri mu muhanda ngora mu mufuka ubu se waratangiye gukora mu mufuka ufite nk'imyaka ingahe natangiye gukora mu mufuka mfite imyaka 12 abantu bakumva gukora mu mufuka bakaga ni imifuka isanzwe mu mufuka w'umuntu ukora mu mufuka rwose umuntu ngamwiba neza ku manywa yihangu ndatoboye yagenda areba ahagaze ibye ibintu ko byari bitoroshye ni ukuvuga ngo ibyo byabayeho ariko ni ukuvuga ngo ni ibintu bibaho ukagerana nga puissance ariko ntabwo ari puissance kuko ntabwo uba watoboye ntabwo uba wamwishe abagenda ku manywa nawe ugenda ku manywa bakagira ni maji mbese wogira ni maji ni ibintu bikubamo bikubamo ariko nyuma yaho ibyikuyemo bikuvamo ukikomereza iyindi mirimo none se uri mu buzima bwo mu muhanda wagiraga ibyiringiro by'uko Imana ishobora kugukuramo se wowe wumvaga nawe ufite icyifuzo cyo kuba wava muri ubwo buzima bwo mu muhanda ni ukuvuga ngo ngiba mu muhanda ndacizere nari nifitiye njyewe ubwanjye nari meze nk'umuntu mbese wihebye wibereye iyo kuko ntabwo numvaga ko naba umuntu wundi ngahinduka ngajya ku murongo ng'abandi mbese nkumva yuko ndi umuntu nkumva ko naba umugabo numvaga ko ndazaba umugabo pe ngo mbyare kabiri numvaga ko nzahora mbese ndi debile nibera mu muhanda gutyo n'urupfu rukazanzanga mu muhanda ndakunda ati n'urupfu rukazanzanga mu muhanda kuko niko nabyumvaga ariko wumvaga ubuzima bwawe bugomba kuba mu muhanda bukazanarangirira mu muhanda ubu se ni ikintu gikomeye waba nawe wavuga ati iki cyakora nshobora nanjye kuba naragikoze nkumva ari ikintu kineye ubwoba nkoze cyangwa nta bwoba wagiraga uri muri uwo muhanda nta bwoba kuko ntabwo
ikintu cyanderaga ubwoba ni ngo gufungwa za Nyabishongo nkamara amezi 6 kaje ngangora ngavayo cyakoze Imana yagiriye ubuntu mu myaka nabaye mu muhanda ntabwo nigeze njya muri gereza wagiye muri za transit ntabwo nigeze njya Nyakiriba nta cyaha wakoze ngo bagukatire oya ni transit gusa Nyabishongo amezi 3 gutyo iwawa ntabwo wigeze kandi Imana yagiriye ubuntu aho hantu ntabwo nigeze magera babajyanagayo nandiyo none se iyo wakoraga mu mifuka reka tuvuge ko ari ukwiba wibaga abantu uzi cyangwa utazi cyangwa bose wafatiraga hamwe ni ukuvuga ngo ntabwo warondoraga ngo ndiba ndi ni ukuvuga ngo uwo wabonaga wese waramwibaga kuko ntabwo wakiba ngo umuntu uzi si gute wamenye abika amafaranga yeze ni mu soko nyabagendwa ubwo ubonye n'uwo basi kandi abantu baremye isoko ry'amahoko barakuzi baranzi cyane ahubwo benshi banarumiwe baravuze ati Musabire yahinduka se akaba ari ufata ibisambo leta ikamukoresha ati ntabwo ibi bishoboka barakomeza babyitaho bagira ni brage kugezana neze saha bose bashize baro hasi baravuga ati noneho Musabire batuzi wiba ntabwo ari we ukikiba ahubwo yabaye umuntu mwiza w'Imana. Abantu benshi bajya bavuga ngo guhinduka k'umuntu ngo bisaba ngo kajya mu rusengero, hari urusengero waragemo kugira ngo uhinduke? Ntabwo rwose ni ibintu Imana igukoreramo ngo kuntu Satani aba yaragiye akakuyobya. Imana rero ishatse kukugarura mu mucyo wayo irakugarura pe ukajya ku murongo ahubwo ugafasha abo wagiriraga nabi. Ubu Musabire tuvugana uyu si Musabire wa kera, ahubwo ni Musabire ushobora kubona undi muntu ari gukora undi mufuka cyari kumwiba ahubwo akaba ari we uvuga ati ibi bintu ntago ari byo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mfasha abaturage bose mu buryo bushoboka. Hari abo bibata amatelefone nkagenda ngafata abajuru, hari abatobora amazu nkagenda ngabafata, mbese ni ingero nyinshi cyane. Mumfasha abaturage muri Kanama, umuyobozi wose kuva kuri ku mudugudu kugera mu karere ndazwi, urazwi nta muntu utanze. Umuntu wavuze ati nanjye ngomba gutanga umusanzu wanjye, noneho mukomora ibikomere nanjye narateye abantu mbiba mfasha n'abandi kubiba, ariko ubu nanjye ahubwo none mfasha umusanzu wanjye mu kuzana umutekano. Aha rero se ubuzima urimo none n'ubuzima wabagamo kera, hari amashimwe ubona atangira kuza kuri wowe washima ukavuga ati ubu buzima iyo mbugeramo mbere mba ngeze ahandi hantu? Oya, ngiye buno ndi gushima Imana. Ndi gushima Imana rero muri rwego Imana yangiriye ubuntu. Ni ukuvuga ngo ubuzima nari ndimo nubwo ndimo ubu ngubu biratandukanye. Bitandukanye gute rero? Ubuzima nari ndimo kera naryaga imihini. Yaryaga imihini uvuga ngo wakubitwaga kenshi. Imivumo ikaba myinshi, aho unyuze ati dore cya kindi, aho unyuze ati dore cya kindi. Urumva rero nari narabaye ikigusha kuki ku bantu no ku Mana. Satani we titerebye kuko Satani we yumvaga yuko nahora mu mwijima we. Ariko ubu ngubu ikintu ndi gushima Imana, ubu yisanga ngo ubu buzima ndimo nubwo nari ndimo kera mbona mbageze kure, ntabwo mba nicaye hano muri mako. Mba ndi mu mahanga, mba ndahandi hantu. Iyo utajya mu buzima bwo mu muhanda kera, ubu ukaza kuba mu buzima nk'ubwo urimo none, uravuze ati mba ndi mu mahanga, bivuga ngo byashobora kujya no ku ishuri ukiga. Uko byatumije ubuzima bwanjye bujya mu kangaratete, mbaratete vide, kandi nari mfite ubushobozi bwo kwiga, ndacyo nambuze. Papa rwose yari agomba kunyishura amashuri, none arinze apfa nda amashuri mfite hejuru y'iki yagwa mwijima go mu muhanda. Wabaye uravuze ati nabaye ratete vide. None se kuba utaragiye ku ishuri abantu bakumva ati Musabire yagiye mu muhanda, cyangwa se areka kwiga kubera yuko wenda ubuzima bwari nta babyeyi yari afite, cyangwa se ababyeyi be nta bushobozi bari bafite? Papa yari afite ubushobozi? Yari abufite bukomeye cyane,
ntacyo namushinja rwose nubwo yipfiriye ni ngewe rwose wikozeho yajyanaga mu ishuri ngavamo ngajya mu muhanda bavugira ngo nige ngakurikirana iby'itabi by'urumogi nkora mu mufuka kunywa inzoga mbese bwa buzima bwo mu muhanda budafite gahunda ni gutyo muze yarenze yapfa ndakintu mfite ndabuzima ndiratete vide mbese mbona ndabuzima mfite nzigaranye ku isi ubwo ndakomeza ndihangana ubwo ngiye kubona mbona Imana nguye mu muri gwa mwijima niko kwibona hangana. None se Musabire abakuru bajye bavuga ngo uzabyumva ushaje, ubwo namuzera barakubwira ati mwana wagiye ku ishuri ukiga ukavuga toya ati wapi ukumva kwinywera urumogi kujya gukora mu mufuka nibyo bikunejeje ariko none uri mu gihe cyo kwicuza, ariko nanone ntiwakwicuza cyane kubera yuko uruvuga ati nyamara nubwo bimeze gutyo hari amashimwe make mfite kuba uyu munsi wa none ntakiri mu muhanda na leta y'ubumwe ikangira icyizere ikavuga ati ntabwo wize kubera ko wemeye kureka ibi nawe burakora ibi buraturebera uboneho ibyo urya ubone ukubeshaho umuryango ndetse uratubwiye ati n'inzu yari yarahirimye ariko leta irayubaka. Iryo si ishimwe ry'Imana ra? Naryo ni ishimwe ry'Imana kuko rimwe na rimwe arege umukuru akubwira ati iteka ibyo urimo uzabyishyuza n'uwenda ndakiriho. Papa yakundaga kubimbwira rero ngavuga ati iri rizembe ibyo riri kumbwira wapi wumva ibyo ari kumbwira mbese wumva birahabanye nibyo nibereyemo ariko kugeza izi saha ndicuza ariko ndonicuza cyane kubera yuko ndacyafite amahirwe yo kubaho kuko arabo twabanye bari mu magereza abapfuye bamwe n'ibimuga abandi nda bushobozi bavuga babana n'ubumuga mbese n'uvuga ngo mbese nta bushobozi bagifite bwo kuvuga ngo bakigirira icyizere. None se Musabire ubu uri umugabo ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 39. Muri 39 mu myaka wanyweye muri urwo rumogo ugakora no mifuka ni imyaka ingahe? 20. Uvuga ngo imyaka 19 niyo umaze uvuga ngo utangiye kureka ibyo bintu. Nuvuga ngo iyo wabaga ibyo bibaye habagaho no gukubitwa gusaze gukubitwa byo ni ihame igiti cyinshi cyane kiri kugishishigiri ko ntabwo wajya Nyabishongo ngo ni kwa padiri subugiye reka wajya ku Murenga se ngo ni kwa padiri ubugiye ngo nuvuga ngo ahandi hose hari ubuyobozi gukubitwa byo ni ihame uko umujura ni ihame kuko ntabwo wagenda kuvuga ngo ndi umwere si gute bakuzi wowe wiri wakamejeje mu muhanda no mu soko no mu zindi nzira zose ariko ubu ruvuga ngo wasaba imbabazi abantu bari basanzwe bakuza imbere bamenye ko ubutakiri wabo undi bamenye ko hari impinduka zabonetse. Rwose mu buzima bwanjye abantu bari abanzi hano muri Kanama ngo barabizi ko nahindutse abatabizi nabo ndi kubasaba imbabazi pe banarabahemukiye bamenye yuko Musabire wa kera atakiri uwa kera ubu ko yahindutse akaba yaragiye ku murongo ubu ndagikora mu mufuka ubu ni umuntu w'umupapa ufite abana 2 ubu ngubu yagiye ku murongo ahubwo asigaye afasha abaturage ku bantu basigaye bakora mu izo mifuka no gushamura amatelefone no gutobora amazu tukabashikiriza iki ubutegetsi bukabaha. Inzego z'umutekano z'ubuyobozi ntabwo dufite ubutegetsi dufite ubuyobozi kandi koko hari abakibikora bakibona babakecuru batazi kugira akaba baracahari ariko muri mako abeshi bamwe barapfuye abandi barafunzwe nuvuga ngo ababikora babaturutse ngo kukora bamwe baturutse za Kabumba abandi ku Mujende abandi baturutse mu zindi mbande ariko muri mako rwose nizere yuko baracitse rwose Musabire se reka tureke ibyo twigire ku bukwe Imana ibigize gutya ibigukubise surprise noneho ibigukoreye ubukwe amafoto yaracicikanye twarayabonye abantu bati oya uyu se ni Musabire cyangwa ntabwo ari we igitekerezo cy'ubukwe cyaturutse he byagenze gute? Kono byagenze rero
nagiye kujya kwibona nanjye nibona Imana ikoze ibyo bitangaza. Mu gihe nari maze iminsi ndi gukora, ubwo nagiye kugera gutya, numva Imana iravuze ati rwose wa mwana we warahindutse, gira gutya ejo utazapfa ugasiga abana bawe hanze, dore mushiki wawe kundu yigira akara akajya, reba igihe wari ufunzwe, umugore wawe bahise bamwirukana, ariko ubu ngubu none nurangiza gusezerana azabonye iki ifatiro. Mbyigaho Imana igiye kugera gutya, mbona amafaranga nari ndi gushaka Imana birayambaye. Avuga ati rero kuva Imana yamaye reka ndangire cya gikorwa. Ubwo ndangira kuvuga ngo ngiye kubishira mu bikorwa, hamwe nuko na leta yari imaze kubakiriza. Leta nayo ibimfashamo, yanzu yari imaze kuzura, ibikorwa bihari nda kibazo. Abaturage nabo baranjigikira, yakubona mbona ibintu byaciyemo kera, njya mu murenge ndasezerana, ndagenda nanjye mfata amafoto, nambika umugore wanjye impeta, turimanukira twigera mu Cyogogo, tujya kwifotoza, tuvayo tujya mu rugo, turiyakira, mbona umunsi urarangiye, ndavuga ati Imana ushimwe rwose wangoreye igitanga. Abantu baragutwereye, harantwereye rwose bihagije. ubu titwigira mu Cyogogo, kuko imutagiye ku Kivu se ngo muserebure ku Kivu ukajya ku Cyogogo. Oye bwo ubuzima niyo bwanyerekeje, kubera ubushobozi bwo nari mfite niyo bwanyerekeje, kuko naravuze ati sindagenda mu modoka, ndagenda n'amaguru, kuko nda muntu wo muri Mahoko uramenye ko Musabira asezeranye uri mu modoka, kugenda mu modoka. Yego, ahubwo baragira ngo nuwenda nibyo kubesha, ndagenda n'amaguru mbaka mu muhanda bose babireba, barya amapica nanjye ndya amapica, akaguru ku kandi n'umugore wanjye nabamberekeje, niko cyo ko byagenze. Bibango umugi warawuzengurutse Mahoko yose, narawuzengurutse neza n'amaguru yanjye yombi, kugira ngo muri muntu wese amenye ko Musabire ari Imana yamukoreye. Akubyo kumbwira ngo ndugenda mu modokari ngo z'amafime, ubwo ico gihe ubunyabitsi kirine. Yego, nta muntu wamenye yuko Musabire akoresha ibyo bintu, n'uwabyumva yavuga ati akareka mu rukubesha Musabire uriya niwe, ariko none warayiva ku maguru yawe ugenda mu muhanda, aho biba byumvikana. Musabire twakomeje kuganira, ariko ndagira ngo ubwire abantu ngo mukore subscribe kuri Theo wacu. Theo rero mukore subscribe, mukore sinzi kuntu babivuga, ndabone subscribe kuri Theo wacu, tumukurikirane 5/5. niwe twakomeje kuganira, yari yanumijeho nze tubiganireho, tuganira ku buzima bwacu kundu twagiye tubaho, ese twageze kuki, twahinduye iki, Imana yadukoreye iki, bese ninde wabwira yuko wahindutse, ubuzima buragenda bugahinduka, burya nta muntu uhora mu bibi. Hari abantu wabwira nabo bari mu buzima nk'ubwo urimo ukabwira ati namwe ntimwihebe, Imana ishobora gukora imirimo n'ibitangaza mukagira ngo abenshi bo nagombaga kubibwira, bari mu magereza, ariko ubwo nabo Imana izabakorera ubuntu batahe, baze bahinduke, kuko ni benshi cyane twagiye tubana, ariko nababwira guhinduka, ngabona mbese ndi kubabwira ngo bajye mu cyobo. Wababwira guhinduka ntibabyumve, babwira ati murebe twakoranaga mu mufuka, nyaboneka duhinduke, kuko turi kubona iyo turi kwerekeza ni habi cyane, kwirirwa urakubitwa, kwirirwa uravumwa, ugasanga naho unyuze hose ndaguha n'amazi. Ntabwo ati ndugu yangu rero papa amaze gupfa, mama yarapfuye, ntabwo nishoboye kugurute gukubitwa, reka mpinduke ubuzima bwanjye, abone rukangiraga barapfuye, nibaga hano ngajya i Kigali, none nzirukangira kwa muka data, ko nirukangiraga aho data ari, none data akaba ari mu Rurimbi, none nzongera kujyayo gute? Ubuse nta bantu bakikwikanga utambutse muri ako akavuga ati muhishe cyane. Ubu ngubu rwose mfite icyizere 100%. Hari benshi cyane bambwira ati Musabire jyana ibibendo kwa runaka, jya kwa runaka uzana amafaranga, jya kubika ibi ngibi, bose bagasanga ibintu bibika amafaranga bayaguka yagezayo, kandi icyo gihe nawe ari ushobora kuyaguha ngo reka n'uwo wambariza n'icyo cyizere. Ubuse ni nk'ikintu cya menshi waba waribye? Nta kintu cya menshi nigize, niba uretse gukora mu mufuka uk'ibihumbi 150,
30 ukamara amezi 6 uri Nyabishongo wibye 30. nabyo hari n'igitabaga wabyibye ukagendera mu kigare kubera basanzwe bakuzi kuri igisambo izi ni igisambo urarizira byo ni itegeko waba wibye waba utibye ugomba gukubitwa ukajya gufunga warangiza mu rugo gukora ku mufuka avuga ati n'itabi naryo ukanywaho tu urumogi go byabaga ari tayari ari itegeko byabaga ari itegeko mbese wagira ngo bari kugushika. None aho uburekeye kunywa urumogi wumva mu buzima bwawe budafite umutekano? Numva mfite umutekano niyo mbonye nabo bari kurunywera naho bari kurunywera gusa ntabwo nahagarara bitanga mbunga abantu. Hari abantu bahita bibaza ko ariko se Musabira uko tubwira ibikoko nibyo koko yaretse itabi nibyo ibintu mbabwira ni ukuri kuko ntabwo wakorana na leta ukinywa urumogi n'ibindi bitabo uko ndi kukubwira ibintu biriseriye naho bari kurunywera ntabwo nahakandagira kuko ubu ngubu tuvugana umuntu urumwa wese yambonye arahunga n'urucuruzi ntabwo yarutanga ndi kureba kandi mu gihe ari wowe babwiraga ati dushakira umukiriya. Ubu ni ukuvuga ngo sayizi tuvugana ye ntabwo najya kurugura ngo barumve kuko bazi ko byarangiye baravuga ati Musabira aje kugura urumogi yirwana n'abapolisi n'iki Musabira aje kudufatisha. Ese ubundi hari ikiza kirimo kurumwa ubundi? Ntacyo buretse kwishira mu kangaratete ngurumurara ngiki ruragendera kwakugira koronike koga reka da kumesa reka da. Hari abantu bavuga ko iyo bagasomye hariho bagira imbaraga se. Ndambaraga ndazo buretse kuguhindura debile ruragendera kwakwica mu bwongo koga reka da mbusubira ngo uzabura kwibuka ngo ndinde ntabwo wakwengara kwibuka ngo nditewe cyangwa ndi Musabira reka da wowe uhoraga mbese uri mu kigare. Ubu se wanywa urumogi ukibagirwa ugasiga kujya mu ndaya? Ibyo byose birajyana. Indaya ubwo wanywe urumogi kwiba indaya inzoga ibyo bintu kari bine birajyana. Ubuhamya bwawe ko ari bureburera ni danje ariko abantu bazabwumve nibabwumva bizabatere nabo kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo Imana izaturinde kujya mu muhanda n'abari mu muhanda nabo ubabwira uti muveyo. Bagomba guhinduka kubera ko guhinduka byo ni ihame uko iyo uhindutse hari ibintu byinshi ubona hari igihe ubona umwijima wari urimo udasanzwe. None se Musabire hari umuntu muri uwo muhanda wibuka waba waragusanze muri uwo muhanda byibuze akakugirira neza ataravuga ngo uramwibye wibuka avuga ati byibuze n'umuvuga izina ariko ati wenda hari umuntu umwe waba warangezeho wenda akaba nambwira ati nubwo uri muri ubuzima bw'umuhanda uzongera ube tujya tugira abantu bavuga ko bajya bagera muri iyo mihanda no kuvuga ngo bagiye batugeraho bagiye batugeraho bakatubwira inama nyine yo kuva mu muhanda rimwe na rimwe ugasanga nyine byari kukubwira kubera ryatabi nakubwiye n'inzoga ukumva byari kukubwira mbese uko bikubwiriye aho ugahita ubitaba wabura ngo wumve ibyo akubwira ugahita utekereza kwinywera urumogi kwigira mu ndaya kujya gukora mu mufuka mbese ubundi wumva ibyo bitekereza ari kukubwira wabura ngo ushiremo bwa bwenge bwari kukubwira ahubwo wowe ukumva yuko ibyo ari kukubwira mbese ukamera nguru kubitaho ngaho wicaye. Mu bana bawe ufite se hari uwo wakwifuriza nawe ubuzima wabayemo mu bana bawe ufite iyo usenga Imana kenshi nire sengesho ubasabira? Iteka yo nsenga navuga ati Imana uzambabarire abana banjye bose bagerageze bige pe uzabafashe bige kandi abana bawe bazabona iki kiganiro bazakibona kubera Imana. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu nsaba Imana kugira ngo abana banjye bige ntibazajye mu buzima ngubwo narindimo kuko ntabwo nabifuriza ubwo buzima pe ubuzima nka buriya nta n'undi muntu nabwifuriza nkabuzemo kuko buriya ni ubuzima ugeramo ukaba imbata ya satani ukaba imbata y'ikibi nta muntu wakugirira icyizere nta muntu wagusiga ku rugo nta waguha amazi ngo wicare mbese nta wakubwira ngo hagarara kuko abazi yuko ibintu byabyo byose urabyangiriza. Madamu bagize gutya uri no muri ubwo buzima bw'umuhanda uramuteresa arakwemera gukunze
atitaye ku buzima bw'urimo mu muhanda, ubu wamubwira iki ko nawe nzi ko ari mu bazareba iki kiganiro? Mu buzima madamu namushatse, ubu buzima narabuhinduye. Waratangiye kubuhindura? nari narabuhinduye kabisa, ndangiye guhinduka neza, narafashijwe bye, ndi no mu kazi ndi gufasha abayobozi. Ubwo nibwo nibonye mu musabike, sinzi ko ndunibonye ariko nanjye byaranunguye. Umuntu nganjye watembeza a Kigali zahe hose, mahokora abana baryoshe, ariko sinzi ko ndunibonye mu musabike, mu bisheke rwose, iyo mu misozi. Ubu mukuye mu bisheke? Ndamushituye ndamuzanye. Ariko nawe arakwemera kandi atitaye ku kuba baravuga ko waba uri uwo mu muhanda uri na mayibobo? Yaje kubimenya nyuma, babimubwira, arababara kubera n'amashuri yari afite. Rero madamu wa yarize afite amashuri atanu yisumbuye, ariko buri ishuri rimwe. Wazamusubije munsi urya akaryiga? Ndimo ndabipanga kugira ngo bano bana babiri banjye bamanze bazamuke kidogo. Umwe namara kugira imyaka 12, undi azabageze n'uwenda ngo 8 cyangwa 9. Madamu nzamwara musubizemo. Mbese mu cyifuzo ufite nuko madamu wawe n'abakumva iki kiganiro bagufasha akaba yasubira ku ishuri uwo mwaka umwe yarabuze akawurangiza? Icyo cyifuzo mfite rwose, unyumva wese yamfasha mu ubwo buryo rwose, kuko nanjye ubwanjye nda kintu mfite, ariko ndasaba kugira ngo n'undi madamu abe yarangiza uwo mwaka, n'undi mu minsi iri imbere, ariko yabana n'akaryo buture kundi ubuzima bwagenda. Bakumva avuga ngo nta kintu ufite, wenda bakumva ko ari kuri zeru, ariko iyo byose nturi muri ba bantu basaba aho batura. Ntabwo ndi gusaba ahantu ntura, sindi gusaba ibyo kurya, mbese ubufasha nsaba nubwo kugira ngo n'uwenda bafasha madamu. Niyo nayo nabe yayisubiramo arangiza uwo mwaka yiga. Mbese nawe urashaka kuba mu buzima buhinduka bwiza cyane, kuko ubuzima naciyemo ntabwo wabwifuriza undi muntu. Ubu mwifurije wabura uko mwica, nukuri waba umuhemukiye, kuko nawe wifuza kubaho nabi ubona bije. Ni iki washimira leta? Wavuze ibyo kubakirana, ariko ni iki wayishimira kugeza iyi saha ukavuga ati nishimwe nanjye mpaye leta kubera ibi n'ibi? Ikintu nashimira leta kandi ngashimira n'Imana, ikintu cya mbere na mbere nashimira Imana nuko yambinduye mu buzima, ikanyoza ubwongo bwari bwaracuramye ikongera ikabucuramura. Ikindi nashimira leta y'ubumwe yaramfashije muri icyo gihe narindimo, ibasha kumbindura nayo, imbindurira amateka nayo, ariko ifatanyije n'Imana. Burya ikintu cya mbere ni Imana, na mbere ni Imana, kuko Imana nifasha abantu kuguhindura. Bafate musabire n'uwenda reka turebe ko twamuhindura, ariko biciye ku Mana. Imana ikabicisha mu bantu. Imana niyo yabicishije muri leta, kuko leta ni abaturage, ni umuntu. Ubwo Imana yabicishije muri leta nayo iraza iramfasha, imaze kumfasha ndahinduka imbakazi. Ubu nicyo kintu ndi gushimira Imana, ngashimira na leta y'ubumwe. Abantu babwiye ati nyabuneka rero namwe icyo nabifuriza, namwe mugire ikirenge mu cyo nagezemo. Abantu baba bagifite imyumvire yo kwiba, imyumvire yo kwa muhanda, imyumvire yo kumva ko Imana idashoboye, nabo wababwira ko wabifuriza ko bareka ibyo barimo, nabo bakaba ku bushobozi bw'Imana. Ikintu nababwira, Imana iriho, kandi Imana ni inyambabazi, Imana ifite ingufu, ku buryo uwo ari we wese uri kungurikirana nashaka byumve. Guhinduka birashoboka directement, kuko Imana igomba kuguhindura mu buryo utazi. Uko Satani igushira
mu mbata zayo imana nayo igomba gushira mu bamarayika babo ibintu birahinduka ukibona mu rundi rwego wakwitaga ngo uri igisambo wakwitaga ngo uri umurozi ejo akabona none weho wabaye undi muntu uri kuvuga ati nyamara nararogaga ariko uburozi nabukuraga kwa runaka niwe wabumbaga nkaza ngawohereza uyu ni gutyo rero no kugira ngo umuntu ahinduke ave mu muhanda umuntu ngurikirana rwose ubwikora mu mufuka ugitobora amazu guhinduka ni ibintu byoroshe kandi agahindukira agakorera imana ikamufasha ibyo arimo bigahinduka akaba imbata y'Imana kugira ngo imbata ya Satani. Musabera kuvuga abantu ukavuga ati mu imbata y'Imana hari umurongo wo muri Bibiliya wabuze ntabwo nguze ariko nyenzi yuko Imana ibaho kuva wabaho se ntabwo urareba muri Bibiliya ngo ntabwo nzi gusoma ntabwo wagize amahirwe kumenya gusoma nta n'urusengero urajyamo se ngo wumve wenda basomyira ijambo urabuze ati iryo ni ukuvuga ngo rwose nda rusengero ndajyamo kuva wabaho nta rusengero urakane reka hari abasenga ku isabato nturajya mu isabato hari abasenga ku wa gatanu mu musigiti nturajya mu musigiti byo nagiyemo ese ubwo rwose urusengero nagiyemo ariko urumva urasare none se nani hajya babyita iki muri korowani babyita duwa babyita iki kuvuga ngo abayisilamu barumva iyi comment bankiremo ko babyita iramirongo muri bibiri esura no kuvuga ngo baravuga ngo ishadana ilaha illallah ngo ndahamye yuko ndahindi Imana ibaho buretse Imana imwe rukumbi ako kantu gasubiremo twumve ashadana ilaha ilaha nuko nukuvuga ngo ndahamye yuko ndahindi Imana ibaho buretse Imana imwe rukumbi Imana imwe rukumbi abayisilamu bazumvigana bazadufashe niba uko ari byo ntago nzi Korowani ntago nzi ni cyarabu ariko Musabera atubwiye ati sinakandagiye mu rusengero z'abakirisitu atariko nakandagiye mu musigiti kandi ho akanagakuyemo kavuga ngo ndahamya kuko Imana ari Imana imwe rukumbi ariyo ibasha guhindura amateka kandi niyo yahinduye amateka yawe Imana ihabwa icyubahiro nawe wayiha icyubahiro pe yahinduye amateka yawe uburi papa David ufite abana babiri umwe yitwa David undi yitwa Ganza papa Ganza komera cyane rero Imana ishimwe rero kandi dushimiye abantu mwese mwadukurikiye n'abazadukurikira n'abazareba iki kiganiro reka mudufashe ukeneye kudutera inkunga wajya muri comment ukandikamo kuduha ibitekerezo n'ibindi ariko tubisabire mukore subscribe mukore share mukore comment tuzakomeza tugenda tugaruka tubabuhamya bwa bamwe benshi bagiye bareka ibintu kandi musabire numwe mu buhamya ni igitabo kigendera aravuze ati ntago nagize amahirwe yo kwiga ariko suka amahirwe ntari nyabuze nari mfite ababyeyi bashoboye nari mfite uburyo bwo kwiga ariko papa yabimbwira nka byanga ushobora gukurika ikiganiro nawe uri umwana bari kubwira ngo jya kwiga ukavuga ngo hoya reka nanjye nikorera ibi ariko abakuru baravuga ngo uzabyumva ushaje ariko uyu munsi wa none nubwo byagenze gutyo afite amashimwe ko yashoboye ko Imana amushoboje yamuhaye imbaraga akava mu muhanda yamara kuva muri uwo muhanda uyu munsi wa none akaba nawe ari umugabo uri gukora umuryango we ndetse nkuko twabiberetse mu mafoto mwabonye ko yakoze ubukwe butaha tuzagaruka turi kumwe n'umuryango wose nawo abushimira Imana imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mwibuke ko yababwiye icyifuzo afite cy'uko umudamu we babanyageze mu wa gatanu segonderi Imana yamufasha namwe mukamufasha akarangiza uyu mwaka nawe akabona diplome akaba nawe yaba mu bantu bafite diplome akavuga ati nubwo ntize nkaba navuye mu muhanda ariko Imana yangire neza umudamu wanjye nawe agize ute ararangije sinzi niba hari nimero wabaha kugira ngo uzashobora gutanga ubwo bufasha azagira icyo anyuzaho kuko ni wowe nyir'ubwite bakwifashiriza ni ukuvuga ngo nomero ya madamu ntabwo nyiza ariko urayifite ntabwo uzi nimero ya madamu mu mutwe ni ukuvuga ngo bwa bwenge nakubwiye nta kintu cyaba mu mutwe wanjye ngo ngifate diregitoma kubera yuko ndaga ayo mahirwe nayabonye birababaje rwose ku buryo ni nimero y'umugore kuyifata bye sevresire ntayo nzi ni ibibazo none se ejo hazaza hawe uteganya iki ejo hazaza uretse Imana ndakundi kuko ayo mahirwe gagiye ganjika
nawe nateganya ngo nzaba gitifu ngo nzaba meya ngo nzaba runaka oya ndateganya yuko madamu arangije n'uwenda ari we wazangwaza mu buzima buri imbere naho ubundi ndaje sinateganya ngo n'uwenda ngo nzaba ndiki oya se ni wanaba n'umucuruzi byibuze mbona kuvuga ngo ikimana izategura nicyo kuko buri muntu wese ntago yipangira apanga imana uko ufite gupanga ugasanga nanone icyo wapanze ntabwo gishoboka. Murakoze cyane, mukore subscribe kuri Theo Wacu. Musabe nawe ongera ubwira abantu ati mukore subscribe. Ibyo byo numva urabishobora. Subscribe kuri Theo Wacu. Mukore subscribe kuri Theo Wacu. Mukore subscribe kuri Theo Wacu TV. Turabakunda. Murakoze cyane. Sawa.